numvaga abantu bashushe ngo umwaka musha ndangije nibaza ko abantu bose tugiye kujya mu mwaka musha uwakwigumira muri 2024 mwareka abantu bose bakajya muri 2025 ko hari igihe baba bashaka kwigira muri 2025 nabo bari abatuye muri 2025 ko hari igihe baba bashaka kwiyizira muri 2024 ugasanga ibintu byose twakoreye twaruhiye baje kubyifatira barabisesaguye ngiye nahise mvuga ngo yewe wacupawe nagutunga urutoki ndi umupolisi wa RNPD papa nk'abandi bapapa bitiriga ubupolisi ari abapampe Portugal yapanitse mu ipanu n'apanaro nka Petero witiriwe Peter wipata n'amapata peswa n'umuswa yere ruswenda riswingi nk'umuswa wiswe muswata swingiza se wiswe ndagaswe ubu nge nanari papa kari pasuruka nari men intambwe yanjye rero sure cyangwa uri kubeshya ni sawa subura uri kumwumva boyfriend se yes ladies and gentlemen ni karibu nanone kuri Couples TV nge ni wa muhungu wanyu nk'ibisanzwe ndi rutagwabiza iminegu udatinya urugamba ruhindanye usangira neza n'abasanze agasezera siga basusurutse usangiye isa n'abo rwagasabo mvugira uti hejuru cyane yes reka nsuze abanyarwanda mwese muri rusange abari mu ntara y'amajyepfo amajyaruguru Iburasirazuba Iburengerazuba umujyi wa Kigali Rwanda rwa kabiri diaspora ndabaramukije cyane yes nkuko mubibona rero ni show after show muramuzi ni boyfriend w'abanyarwanda nk'ibisanzwe duherukana mu kiganiro hano kuri Couples TV hari haciyemo iminsi boyfriend karame meze neza iminsi myinshi iminsi myinshi kabisa maze iminsi ukora icanga ryahera umuntu wenyine bari guhiga tu ko wabuze ariko nimwe mwagize ubushake buke nago nabuze ngaho nyumvira nese ubundi mbere yuko uvuga ngo narabuze kweri ubwo uri kuvuga ngo twaraburanye nese uri shuwa ngo nanjye naragushatse ndakubura harya boyfriend kazanye ubugomera uyandiye kukubaza abantu ushyizemo umugaranzuranganzo wo mu birindiro rwose ndi kumva nabi oya ndiye kukubaza ariko nta mutima mubi yes mwamwumvishaho ni boyfriend yongera agarukaje kutubwira byinshi bigiye bitandukanye amaze iminsi ari kuzenguruka ari gukora amatu agiye atandukanye mwaramubonye ejo bundi ku karere ka Burera arimo arabaha show ndetse n'ibindi birori bigiye bitandukanye yashyize hanze amavideo yagiye atandukanye uyu munsi rero twongeye kumugarura kuri Couples TV kugira ngo yongere aganirire abanyarwanda yongere abiyibutse ababwire abivi muzi ni muzingo bya bindi byose nyine harya ngo ufite umuvugo bita ngo umwana murizi ngo umwana murizi ngo wate umwana murizi oya nari ndi kumubuza kuzaba umuniga kuzaba umuniga yes abanyarwanda rero baragakunze kari akantu ngo mwana wanjye ntuzaba umuniga yes baragakunze byatari buri iraza kugenda tuganira ducishirizamo tubwira ibyari byo yes mbere ko dutangira ikiganiro na boyfriend wowe ugeze hano kuri Couples TV bwa mbere reka nkubwire ngo kora subscribe wibuke gusharinga iki kiganiro ugihe inshuti yawe nayo ibashe kwiyumvira ubuhanga n'ubuhangange bwa boyfriend buriya ngo ngara n'umwaza ngo ntibamwaze niyo amwaza umwiza mwese mwita umwere yego ntiwibuke rwose nako ntiwibagirwe gukora like share ndetse na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu umunsi ku munsi dukora hano kuri Couples TV yes boyfriend karame cyane iyibutsa abanyarwanda bashobora kuba barakwibagiwe ni boyfriend nk'ibisanzwe ndi umuhungu w'umuhanga aho bahunga sinjya mpunganega impangu mpangara murenze impinga sinjya mpunga muhahaga nubwo butaho ari nka toyi yego ninjye muhungu mwiza umwaza umwiza mwese mwisumwere nta bimwira nta numwate wo kumwaza ndi umwami utari umwana mpora ni mwemwe ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'umwari wawe mimwe
kwitama ndanasenga cyane rero ndi umuhungu wa Rugaba ugaba kandi akagabira ntawe umugabira we bigango bitagira ingano akaba umugabo nyamugabo boyfriend Patrick ndi uwo boyfriend mwamwumvishe boyfriend abantu bashobora kuba bari bamaze iminsi batagukurikirana hari abantu usanga biturije bategereje ikiganiro kizava kuri Campus TV birashoboka kabisa umuhungu usenga cyane umuhungu wa Rugaba ugaba kandi akagabira akagabira ntawe umugabira uganza ati yambaje ingabo akaba umugabo nyamugabo we bigango bitagira ingano ahageze agahangamura yego urumva naye ntari umusizi nese boyfriend hari akantu uvuze ngo ngaho bahunga ngo ntujye uhunga ngo utega impanga nese uteze impanga bagahondaho muhungu wanjye we ntuzasaza vuba ubundi iyo wisuzuguje baragusuzugura uzarebe hari igihe uhagaze nk'imbwa buriya imbwa iyijije kukurya ugafata inkono ugahagarara nayicaho igacucura ariko iyo wirutse ikuvemaho kabisa yego ariko nibyo da iyo wisuzuguje ubundi abantu baragusuzugura reka twiganirire tutagiye muri byinshi cyane abanyarwanda bari bakumbuye kumva uko uganira kumva boyfriend kimurimo muri no minsi amaze iminsi hari amakuru menshi nawe twifuza kumva nimba hari icyo ubitekerezo cyangwa se hari icyo abivugaho niko boyfriend karame mu karere k'iwanyu muri Burera yego muri Burera ubundi i Kigali twe twarumiwe muri Burera buri umuntu ashobora kuhabona umukobwa sibyo umeze neza utanywa Heineken mbese nyine umuntu yagira umugore cyangwa naho byabaye nk'i Kigali rero ngewe ibintu by'abakobwa ngewe iyo ubinzanyemo nta comment njya mbiteraho tu vugisha ukuri kuva cyagihe ngewe nabise abacuye kunabona nubwo kuva icyo gihe ntabwo ndahindura ubu nabacuye bamwe muri bo ntabwo ari bose harya abacuye ni igisigo abacuye ni igisigo nakoze igisigo cyitwa ngo abakobwa ni abacuhi harya kivuga gutera abakobwa ni abacuye abasore duhora duca inshuro ngo turebe ko twabona ibiceri tugakuraho n'ay'umuceri abakobwa batagira umucobo ngo ibiceri duciriye inshuro byose bagomba kubicaho hanyuma ubundi bagacaho tukabura umuceri duca inshuro congo zikaducikiraho zigakecura zikaba nk'uduci abakobwa shahu n'abacuhi ubu ngewe mpora ndi gucaya icumbi ndyishuraga 10 iyi ni inshuro ya 10 nishura nyiri icumbi shahari kunshaka ngo muhereze cyitwa ibiceri nta nagaceri k'10 nyiraceri yaciyeho arangije nawe ahitacaho ubu kwa mucoma sinahaca ni ngewe gicucu mu gace abakobwa shahu muri abacuhi uretse kuba ameze nk'injijina n'ubu ndacyari mu rujijo Janete wanyita Joriji ngo ndi umujene utagira ijana icyama nkazibonera ijuru hari uwo muzarira ubukaro musange yarariye amakari abakobwa namwe abakazi abakubita kuma ku kaboko ubundi akabuka gakonyore mubura uko mufata gakoni mubura uko mufata nagakwi igihe muri mu gikoni mudutegeka kubagurira kari ngo dati kari ni y'urukundo kumvishaho no kudukura bamwe muri mwe shaho muri abacuye nuko aho ze boyfriend ye barumbwiye Janete mwapfuye Janete ikintu twapfuye Janete rero yandiriye amahumbi inkende zawe nyabuza caho vugisha ukuri no kuvuga Janete mwariganaga se mbo twariganyeho ariko nyine aza gukomeza sinakomeza no kuvuga ngo mukigana urabona kera aho ukuntu twigaga duturanye n'ahantu bita kwa abantu bize ku kigo cya GS Twimara muzantu bitaga kwa Papa Tuyi cyase kwa Tuyishime bacuruzaga ikintu bita imikubano urayizi wapi ni ibiboro bakoraga byavuye mu myumbati bagafata imyumbati mibisi bakayikuba bakavangamo n'ifu y'imyumbati bareza bakavanga bagashyira mu mavuta babishiraga mu mavuta byabaga biryoshye koko rero umuhungu wabagugezweho iyo wabaga ufite senyisa zawe kimwe cyari 5 fata 5 kube senyisa wajyanaga inkumi mwaka kanya mukanya ukajyana nawe nuko byagenze mbese wasohokanaga Janete kwa Tuyishimire arya impumbi za zirinda zishira zishize rambwira ngo iro kugende ayiwe
aha Mm. ni hatari da ihangane bibaho ariko nta kundi nyine Aba- pe. abakobwa byo twarumiwe njye ntabwo wenda nuko nyine nta sheri mfite oya nako bambenga se buriya ndamufite ra ntabwo Ii. wamubura. yes nuko Jeannette aba arigendeye ariko uzabona undi mukobwa utari Jeannette utitwa na Jeannette. ase ahubwo reka nkwibarize ubu ngubu kuva mutandukanye na Jeannette wagiye mu bintu by'inganzo umuheraho umuhimbira igisigo nta bandi bakobwa baraza ubu si weho ko bavuga ngo umuhungu w'umukene akundwaga na nyina. ariko ukize ku magambo amagambo se barayarya, harya abakobwa baba bashakira icyo kurya abishakira ibinoti cyane cyane iby'umutuku apana iza 5 n'amazero 2 aho zihinduriwe isura rero zigahabwa na nyashi ngo bisigare akarusho ubu ngubu ni pata na rugi. ntabwo byoroshye ndetse boyfriend haciye iminsi hariho akantu ka Emeline ngaho Nyambo ngaho n'abandi bakobwa bageze kuri 6 n'umuhungu umwe wa 7. ibyo bintu warabyumvise? Yes. Emeline na Heineken wabwira iki sasa rero mbere yuko ibyo bintu mbivugaho ngewe birangoye kubera yuko ubundi ngewe ndacyari muri 2024 harya kubera yuko ibi ngibi biri kuba muri 2025 ubundi ngewe tugiye kwinjira muri 2025 numvaga abantu bashushe ngo umwaka musha ndangije nibaza ko abantu bose tugiye kujya mu mwaka musha wakwigumira muri 2024 mwareka abantu bose bakajya muri 2025 ko hari igihe baba bashaka kwigira muri 2025 nabo bari abatuye muri 2025 ko hari igihe baba bashaka kwiyizira muri 2024 ugasanga ibintu byose twakoreye twaruhiye baje kubyifatira barabisesaguye barabyijyaniye ibizu byacu barabihiritse. ndavuga ngo rero reka ngende igumire muri 2024 ninumva bagiye muri 2025 bari amahoro nzabasangeyo nko mu kwa 4 none rero amakuru ndi gufata muri 2025 ntago byoroshye. ubu ngubu nyuma yo kuguma muri 2024 uri kumva kujya muri 2025 bikomeje kugorana kumva bigoranye pepepe mbega ibintu biri kubera yo we abantu botuyeyo dusigaye turavugana ubukuri ko muri 2025 reka rero nkubwire baba we nabi iyo muri 2024 mwe mwimereye mute? twe tumeze neza turashima Imana muracyari mwirahira rya perezida ibintu byose ubu basize n'injyu birimo muracyari mu matora tuzatora umusibejo ubu ngubu ibintu ni ubutamu kabisa imihanda iratatse ibintu ni neza pe. yes iyo wumvise izo nkuru zo muri 2025 yes bigatuma ufata umwanzuro wo kutateganya no kuhaza uba wumva wowe harya unywa inzoga nagiriwe ubuntu bwo kutayinywa yes ubu urayiretse ubu iriya cupa ubu naritunga urutoki kuko nturi aya ngenda ndashaka kwibariza yes nk'ubu yaba ari nka fanta bakoresheje ubu ari kuzongera kuyisomaho ye baba data we biragoye reba iyo Heineken iri iruhande rwawe wayibonye ubu ngubu iyi ngiyi kuyibona numva umutwe wikaraze ibaze ko wicaranye n'iby'imbere bya Honorine muba mwagatekeye kabisa
ndimyoje ubu uri gupima santimetero byahatari kabisa nyine nabacuye tu abakobwa shaka muri abacuye Yes. ubonye ngo muhohotera abagabo mubakure kuri Heineken ndongeye ndimyoje wabwira iki wabwira iki umugabo ukiri gusoma kuri Heineken adakoresheje ikirahure bafite umutsi bakomeza umutsi boyfriend ati abagabo muri kunywa Heineken mudakoresheje ibirahure mukomeza umutsi da bakomeza umutsi byatari niko boyfriend karame ubu ngubu abaye ari fanta ubu biba byaragoranye kongera kwinywera agafanta yes ariko mu by'ukuri reka dusapoze ko ari fanta bakoresheje twisabira iki uruganda rwa Bralirwa ye baba we bajye bashiraho bazare uburyo babikora n'ubuhanga bashiraho nk'akantu k'ubugoroji sobanura neza hari ukuntu mvanga icupa ngo ni ingoroji ingoroji rero iyo utushijeho gato riragukeba bitabaye ibyo barava ku isoko oya imana itambaraho urubanza wenda ngo mbifurije ikibi ariko nasanze hariho umugani guvuga ngo uwishe naririrwa naho bitabaye ibyo barabakura ku isoko pe bashaka ukuntu amacupa bagenda bashyiraho utuntu tw'utwembe mbese yes ntabwo biza koroha anumvisha abagabo bakoze inama y'uko umugabo uzajya unywa Heineken wese azajya agomba kuba anywesheje ikirahure ngo mu gihe Bralirwa itaratangaza uburyo igiye koza amacupa ya Heineken njye nari mbagiriye inama yo gushyiraho akantu k'ubugoroje ukuntu ku buryo wibeshya rigukata yes kubera yuko urumva bayakora papa se ari ukuyanywesha niyo mpamvu babyoroshye urumva amacupa gari kwihindurira iki akazi gari guta inshingano nayo bazaba bayakubisa agakoni ku kibuno ubwo bakebure hakiri kare shabana nyagasani boyfriend we bakubita akanyafu areka guhindura inshingano nyabona gahunda ni ukunyweshwa yes gahunda ntabwo ari ugutanga data we ntabwo bizoroha twiganirire ukimara kumva iyo nkuru se watekereje iki boyfriend ubusanzwe nyine narabivuga ko ari abacuhe ubu ni abacuhe site ubu noneho ni abacuhe site yes njye natekereje ko wenda ukimara kumva iyo nkuru wahise uvuga ati noneho abakobwa ibintu bari kudukorera ntabwo ari byo reka mbanyaturu undi muzigo data we nta kintu kirabonekamo njye nahise mvuga ngo yewe wacupa we nagutunga urutoki ndi umupolisi wa RN papa nk'abandi bapapa bitirirwa ubupolisi ari abapampe Portugal yapanitse mu ipanu n'apantaro nka Petero witiriwe Peter wipata n'amapata peswa n'umuswa yere ruswenda riswingi nk'umuswa wiswe muswata swingiza se wiswe ndagaswe ubu nge nanari papa kari pasuruka nari men ntabwo byari kubura boyfriend ntajya yibura nuko riri cupa birakomeye ariko nyuma yaho by the way ngo bana bafunze nabyumvise niyo mpamvu nahise nshiramo ngo umupolisi wa RN papa nk'abandi bapapa yego sha yes bitirirwa ubupolisi abarabadanangiye none se boyfriend ari wowe wabafunga cyangwa wababamba ibyo bakoze nibyo nyine abapolisi b'u Rwanda hari ukuntu batabera nyine umuco wo kudahana inaha nawo uhari that is what is good nta kindi kintu se warenzaho kandi nakubwiye ngo ndi kwimyoza n'ubu byakomeje kugorana noneho numvise n'umusaza yaragize ikintu abivugaho avuga ati abari ariko nyuma y'ijambo rya perezida nanjye kuko numvishije
bararata icyo abandi bantu badafite. Uzi ko byatumye njye nongera igihe cyo kuzashaka umugore, nyamara Roka ashobora kuba yaraturushije ubwenge. rega buriya aba yabivuze hari icyo yabonye. Ngo inyamaswa idakenga irahekenywa. Ahari pe yarakenze rero. Roki rwose ashobora kuba yaraturushije ubwenge mu buriya we yabivuze hari reason nawe yaba yarahuye nawe cyangwa se yaba yarabonye kuri iyo ngingo. wasanga yarahuye n'umwana watamiye icupa. Bahita avuga ati wapi ibi ngibi ntabwo byavamo. Nk'uko mukomeje kumwumva rero bamwita boyfriend, ni umwana akaba udahunga aho abandi bahunga, umwana w'iyo ngiyo wibereye mu misozi ya Gakenke, harya ni Gakenke za Burera aho ngaho. Wabo w'ibirayi biraha n'ibiraro n'ibiraha birahari. Ababiri b'iburaya baririra baririmba, yego bibarutse abahungu bahanga muramuhanga mu buhanga ye. naho ngaho shaka kabisa cyaza boyfriend urampoma pe urampoma mana nyagasani. Ni boyfriend wamamaye, mwakunze muri benshi, mumenyereye cyane ari gukora ibiganiro hamwe n'undi musista. Harya wa mukobwa muba muri kumwe mwita gute boyfriend? Uriya rana nubwo muzi kugishkuri. Ngiye bura naketse ko muri mu rukundo. Apana. Kwa ko nabonye kwa wa Mujasi inshurize ebyiri. Ndavuga ni boyfriend ashobora ko yarisumbushije nyuma ya Janete. Naravuga none wafashe cyane kibisusu kiraperi. None wariyeho mbona naba nirushe mu muriro. Uvugishkuri. Uribona atagusigiramo gake. Uriya no kuzaza aratunga umutoki ngo dore wakagabo we. Dore nsange katetse. Gahita cha. Wakumva komanzi. Ugahita utangira gucaya. Menya abakobwa barakwemeje ntugipfa rwose kubamenera. Niyo nakongera wenda nkagirirwa ubwo buntu nkabona agakobwa keza k'imico myiza k'umutima mwiza. Shasi nashaka igisore mwa. Kwishakira gatoya. Uzi igisore kikubabura kikagukubita udakozemo. Kikagukubita bukwavu. Udakoze muri aho ngaho wakonje. Ashaka ko turi muri size imwe. Ku buryo kankubita umugeni nanjye nkakubita urushi bikaba pata byibuze kimwe. Yes, boyfriend rero muramuzi ntago agira stories zitajya zirangira. Ariko boyfriend umaze iminsi uri gukora ibintu byinshi kandi byiza abantu bakunda. Noneho kugeza uyu munsi intambwe ya boyfriend ni iyihe? Intambwe ya boyfriend Patrick ubundi ni iyihe muri rusange kuva watangira kugeza ubu ngubu? Bigenda bizamuka. Gira uti intambwe yanjye rero ubu ngubu. Mbo abaforowa biyariyongeye iyo ni intambwe. Sibyo? Kandi no kubera mwebwe no kuri nabakuye hano kuri Kapos TV show. Ese abantu mukurikira Kapos TV show mwibuka kumenya yuko boyfriend afite channel yitwa Boyfriend TV? Murabizi? Nyabona mujye mumusura mumenye ibikorwa bye, mumenye ubuzima bwe bwa buri munsi do byose yabyibere. Nabonye none warazanye n'undi muhungu, ni muhungu mu muferege ahantu abana bo mu muhanda dukubitira igisigo abana bo mu muhanda boyfriend ntarabyibagirwa abana b'imuhanda. Nari kubwira umwana nyine kubera ko nari ndi umukene ndi kumubwira ngo aramenye nazaba umuniga ahubwo ntazaba umuniga. Yego mwana wa uramenye ntuzaba umuniga. Amwe mu maniga nagira runiga nimugoroba ajya akunda kunigana akadiri gaciye bunagana. Ndashaka yuko wiga ukiga wigana ejo nawe ukiganwa uzaba warazanye ubwanwa abenshi tukwita bwana apana nyakabwana. Uzaba umuhungu w'umuhanga wa muhungu nyamuhanga ku buryo waba majoro mwana wa.
disi nubwo nafite inoti ngo nkutemo amatama yawe atemba itoto nk'ababana bato bo mu kiganiro itetero, ibyo ngibyo beneye ipfunwe pe. Mwana wa papa wawe nubwo ndi umukene ariko sindi igikenya, yego muri gakenye ndi umukene, niyo mpamvu nagomba gukina, abakire baranyadukira, papa wawe bakanyita igikeri, abandi bakanyita igikenyeri, ariko Imana izabakenyuruza ubundi natwe dukenyere nyeze umukenyero ukenyera abakize. Mwana wa ndabibona isahani iriho ubusa, Satade na Sande tugwisari, aho dusabirije nibadusubiza, bose batwita abasazi, papa wawe nsaje ndi umusore. Sha iyo ikimasa cya Karisino gisutse amasemba amaso uyu musore nkayasama ngo ndebe ko twasamura. Mwana wa hangane ntuzaba umuniga. disi nta mafaranga mfite, ntabwo mfite ubukaro ngo ndebe ko naguha amakaye ukurikire sikuru, apana kunywa sikoro, ariko ihangane ejo ni wowe. Nta kuntu wakuramo sikoro ugashyiramo Heineken mwana wanjye, sha ntuzakoreshe Heineken. Iyo numva natanayivuga. Yes, mwabyumvishe rero, muramenye mujye mugira abana banyu inama ntibazaba baniga. Bazige baminuze rwose ku buryo bazaba bameya. Nibyo boyfriend atangamo ubutumwa. Boyfriend mvugira ijambo, we mvugira uti intambwe yanjye ni, ubundi ukurikizeho intambwe zawe. Mvugira uti intambwe yanjye ni, ubundi ukurikizeho izo ntambwe nyine. Yes, ntago ndi gusobanukira. Intambwe yanjye gutyo. Ndi confused. Intambwe yanjye njye nka boyfriend, intambwe yanjye ndashaka kuva hano nkagera aha, hari aho navuye ariko noneho ndashaka kuva nkagera mu bijyanye n'ubusizi. Ubwo aho nifuza kugera ni ukuvuga ngo ukurikije aho wavuye ibyo ushaka kugeraho nibiye, noneho uvuga uti intambwe yanjye gutyo. Rero kuvuga gutyo mba numva bincanze. Ni ukuvuga ngo ni siroga tugira nyine ku kiganiro. Ubundi ikiganiro cyacu cyitwa intambwe yanjye. Niyo tuba turi kubwira abanyarwanda, niyo mpamvu ako kantu ko kuvuga ngo intambwe yanjye. Mbese ubwo wavuye ushaka kugera he? Yego yego. Kureka pose muranyica mwa. Mbo nifuza kudatenguha abantu banjye. Oya, urabanza intambwe yanjye. Intambwe yanjye nka boyfriend nugukora. Tanga urugero uvuga uti wenda intambwe yawe. Intambwe yanjye nukuvana kaposa ahantu iri nkayigeza ku rundi rwego, ikava kuri fast food ikagera kuri hotel. Yes, yego, niyo ntambwe yanjye. Ariko ni ukuvuga niyo ntambwe yifuza gutera, niyo ntambwe yanjye nifuza gutera. Yes. Mbo intambwe yanjye rero nifuza kuzava ku ba followers, ku ba subscribers mfite 1570. Harya barageze. Bakagera ku mamiliyari. Ni ukuri pe. Mwambabariye mugatanga subscribe kwa Boyfriend TV agakabya inzozi. Sibyo ko mfite amanambwe menshi. Ubwo urundi rutambwe ni uruhe? Nifuza kuzaperforminga nko muri arena. Nkanakora mu ntoki za nyakubahwa we perezida wa repubulika. Ibaze we, ariko uzabigeraho vuba. Uzabigeraho vuba ibyo ngibyo byo. Kuko kuntu ukora ubuhanga burimo bizacamo cyane rwose. Yaba ari amahire pe. Bizakunda we humura. Nyakubahwa rwose mu byumve ndabyifuza. Yes.
mwakoze rero gukomeza kubana natwe mu kiganiro kitari gito tugiranye na Boyfriend Patrick wamamaye umuhungu w'abanyarwanda. Mbibutsa gukora subscribe, like, share na comment kuri Capost TV show, ariko munasure Boyfriend TV mushireho itafari muteze imbere, agire intambwe avaho agere ku yindi nkuko arimo kubyifuza. Ibiganiro byacu kuri Capost TV show byo nakagaruka umunsi ku munsi. Reka ngushimire Boyfriend, wakoze kwitabira. Murakoze cyane namwe, mwakoze. Yes. Reka tubashimire namwe mwese, naho butaha. Ciao ciao.